Kuri ya 31 Ukwakira ubwo habaga urubanza rwa Muheto Divine Miss Rwanda 2022 ndetse hari hateganyijwe n'urubanza rwa Fatakumavuta ufite amazina ya Sengabo Jean Bosco. Gasore Pacifique wamamaye nka Yaka Mwana yatawe muri Yombi kubwo guteza akavuyo ku rukiko nyuma yo kunywa inzoga. Ngo ikaze kuri ADMOUNT ahanga tuganira amakuru entertainment ndetse n'ibyashishikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo ikaze kandi yuvemo ikaze, murakoze. Yes, ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri ADMOUNT ahanga tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Wiyumvemo ikaze ndetse kandi kuba umunyamuryango hano no gukora kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu agiye atandukanye. Ndakubwiza ukuri ko umuntu wese wakoze subscribe hano atajya abura amakuru agezweho haba muri entertainment ndetse no ku mbuga nkoranyambaga muri rusange, ibintu biri kugenda bicicikana ndetse binavugwaho. Reka dutangire rero tugiye kuvuga ku nkuru yaranze uyu munsi ku itariki 31 Ukwakira 2024 ubwo urukiko rw'ibanze ruherereye Kicukiro hari hagiye haburanishijwe Nshuti Muheto Divine ndetse na Fatakumavuta uzwi ku mazina ya Sengabo Jean Bosco. Amazina ye ni Sengabo Jean Bosco, akaba azwi ku izina rya Fatakumavuta. Ubwo rero urubanza rwabo rwari uyu munsi ku itariki 31 Ukwakira. Nshuti Muheto Divine akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, aho akurikiranyeho ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga yasinze ndetse akaba nta n'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira, hanyuma akanagonga bimwe mu bikorwa remezo, hanyuma ikindi akaba yaragerageje guhunga inzego z'umutekano ubwo yakoraga ibi byaha. Ibyo ni ibyaha Nshuti Muheto Divine akurikiranyweho. Naho Fatakumavuta we ibyaha akurikiranyweho ni ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, harimo gushyamiranya abantu ndetse no kubuza abandi amahwemo yifashishije izi mbuga nkoranyambaga. Hanyuma si icyo gusa, dore ko Fatakumavuta akimara kugera mu maboko ya RIB, urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwakoze ubushakashatsi bagamupima bagasanga ajya akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Icyo ni icyaha nacyo Fatakumavuta akurikiranyweho mu rubanza afite kuburanishwa. Hanyuma rero mu bintu byaranze uyu munsi, Nshuti Muheto Divine ubushinjacyaha bwamusabiye yuko yahabwa igihano kingana no gufungwa umwaka umwe ndetse n'amezi 8, hanyuma agatanga n'ihazabu y'ibihumbi 220 by'amanyarwanda. Uyu mukobwa rero Nshuti Muheto Divine Miss Rwanda 2022 yemeye ibyaha byose aregwa. Ibyaha byose aregwa n'ubushinjacyaha byose yabyemeye, ariko ahakana icyaha cyo guhunga inzego z'umutekano. We yavuze ko yigiye ku ruhande gato ubwo hari abantu benshi, yabonaga abantu benshi bahuriye, yigira ku ruhande gato rwose atari yahunze. Hanyuma rero ubwo yahawe umwanya ngo agire icyo avuga, yagize ati nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko sinemera guhunga. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo yavuze Nshuti Muheto Divine ubwo yaburanishwaga, yarari mu rukiko rw'ibanze hano Kicukiro. Ni ibyo ngibyo yivugiye, aho rero ubushinjacyaha bwo bwavugaga ko n'icyaha cyo guhunga kirimo. Hanyuma kandi ubushinjacyaha bwavuze ko Muheto Divine kabisa ngo yagonze ipoto, ngo zari saa 6 z'ijoro rwose ubwo yavaga mu kabari yasinze, ngo yagonze ipoto ndetse akagonga n'umukindo, ngo kandi ko nyuma yo kugonga yahunze abaturage bakamuhururiza. Hanyuma ubushinjacyaha bagakomeza buvuga ko ngo yakomeje akagenda, yagera imbere agasanga yibagiwe telefone ze, akagaruka angaje gutora telefone ze mu modoka agasanga polisi yahageze. Ngo hanyuma bamubajije ibijyanye n'iyo modoka ngo akajya ahakana avuga ko atari we wari uyitwaye. Hanyuma rero ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko rwose ibi bintu atari n'ubwa mbere bibaye kuri Nshuti Muheto Divine, bavuga ko umwaka washize muri Nzeri ku itariki 23 ngo iki bintu byari byamubayeho ubwo yari yagonze, ngo hanyuma asaba imbabazi, none bakaba basabaga ko urukiko rwahamya ibyaha 3 akurikiranyweho. Hanyuma rero
abunganira Miss Muheto bavuze ko icyaha cyo gutwara ikinyabiziga yasinze Muheto acyemera kandi ko yabyemereye ubugenzacyaha mwibazwa kandi ndetse n'ubushinjacyaha akaba yabibemereye ndetse kandi akaba ari no kugisabira imbabazi. Ari kugisabira imbabazi icyo cyaha rwose yakoze. Hanyuma rero Muheto, nshuti Muheto Divine nawe ubwo nawe yagiye abigarukaho, yavuze ko mu minsi amaze muri gereza rwose yabashije kwiga ndetse yabonye amasomo menshi kandi mu by'ukuri akaba ari gusaba imbabazi, asaba imbabazi urukiko, avuga ko rwose atazigera yongera gukora ibi byaha ukundi. Hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo urukiko rwemeje ko umwanzuro uzasomwa ku itariki 6 Ugushyingo 2024 isaa 9 z'amanywa, nibwo urubanza ruzasomwa isaa 9 z'amanywa ku rukiko aho byabereye n'ubundi rwa Kicukiro niho bizabera. Hanyuma tujya kuri Sengabo Jean Bosco uzwi ku mazina ya Fatakumavuta, uyu we yasabye ko urubanza rwe rwasubikwa kubera ko umunyamategeko we atabashije kubona ikirego cye, kandi yakomeje avuga ko hagiye haniyongeramo n'ibindi, ubwo basabye umwanya wo kugira ngo abazabanze babyitondere. Ubwo we yabisabaga ari kumwe n'umunyamategeko we, basabye ko rwose baba babongeyeho iminsi bakazaburana mu cyumweru gitaha. Hanyuma rero urukiko narwo babemereye ko bazaburana ku itariki 5 Ugushyingo 2024, urumva n'ubundi ni mu cyumweru gitaha, ni kuwa kabiri, ubwo bazagaruka hano ku rukiko bakagaruka kuburana ibyaha Fatakumavuta akurikiranyweho. Ngayo nguko rero ni ibiba biri hano hanze. Reka tujye ku yindi nkuru. Dufite Miss Mutesi Jolly wabaye Miss w'u Rwanda umwaka wa 2016, yatangaje ko rero yamaze gutangaza ko yari yaribwe account ye ya Instagram. Hanyuma rero yabitangaje yisegura ku bantu rwose bashobora kuba barakiriye message zitandukanye ziva kuko ngo zavaga kuri uwo muntu wari waratwaye iyo account ye, hanyuma akanisegura ku bantu yaba yarakoze unfollow cyangwa se atakiri gukurikira ku mbuga zabo kuko ari abari baritwaye aribo babikoze. Hanyuma rero ubu akaba ari ubutumwa yanyujije kuri story ye ya Instagram asobanura uko ibintu bimeze, ashaka kwerekana ko ubu ngubu account ye ayifite mu biganza bye. Aho rero yabisobanuye yagize ati: "Muraho nshuti, Instagram yanjye yari yaribwe. Nsabye imbabazi ku bantu bohererejwe ubutumwa ndetse nabo ntakiri gukurikira." Ubwo gukurikira nyine ni uguforowinga, abo atakiri guforowinga yabasabye imbabazi. Hanyuma rero Israel Mbonyi ku munsi w'ejo ku itariki 31 Ukwakira yerekeje mu gihugu cya Tanzania, aho agiye gutaramira abari muri iki gihugu cya Tanzania. Hanyuma rero akaba yarakiriwe neza cyane, ubwo rero agiye kubataramira muri iyi minsi, agiye kuba ari mu gihugu cya Tanzania. Ndagushimiye cyane rero ukomeje kubana nanjye kuri ADMOUNT New, ntugende udakoze kuri subscribe. Byo tuvuga ni amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ndagushimiye cyane, duhure mu nkuru yacu itaha.